aho imbabazi ziwe zikitaba sinamenye uko mvuga ziyanyoboya Yesu umutima watse ngwinuzage wayambabaye iyo amakaya imbabazi ziwe zikitaba sinamenye uko mvuga ziyanyoyesa Yesu umutima watse ngwinuzage wayababaye amen bakoze cyane kandi bataza bakomeza tukurikiranye bibutsa gukata kuri Skype basubiriremo ako kantu bibuke gukata kuri Skype muraho neza abiriwe mwiriwe neza abari mu gitondo mwaramutse neza kuko bisanzwe rero twongeye twagarutse kuri channel yanyu twabazaniye umutumirwa umusitari wacu muramuzi ariko araza kwivuga reka tumumwanya itangire yibwira abantu yo kuvuga ikatubatse tutseke Uwiteka Imana tuye kuziminetse yawe kuzimikwitozi kwawe Uwiteka Imana tubabaye cyane tuyabanyabyaha imbere yawe Uwiteka Imana kwiba mu byizi bitakunezeza uyu munsi ariko Uwiteka Imana bitubabariye cyane kandi Uwiteka Imana kohereza inasano Uwiteka Imana kohereza n'abagiye gukurikirana n'aka kanya kuri ofisi Uwiteka Imana ibahumukiza nabo tukusabira n'abayituye baze ikape Uwiteka Imana nabo baze kuwutekera amen kweza n'abatuye baze Canada kweza aba muri Amerika bose Uwiteka Imana ukomeze ubayite ukomeze ubayirebeye n'amiteka zose amen amen yereka nahagaritse ahagariki akanze pause amen umutumirwa wacu ahereye ku isengesho bisobanuye ko ari umukristo tumukirisitu Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe amen rero ngaho twibwire witwa nde amazina yawe banyita Nyakatsuku Nyabayeye mu yuko akaba ari mu kape abetse bakota kuwupfa ni Kayama kaba tumuko kamunyabyitse umukobwa w'umunyabyinshi bisobanuye ko uri umuhirikazi tumunyabyitse muhire ubwo ababizi babyumvise bahise bamenya nyine ubwo yo ni abanyamurenge bafite imirara yabo nyine ubwo bumvisha uwo ari we rero uyu munsi twaje mu mashimwe bwira mugenzi wawe ngo amashimwe twate mu matsime metetse yadukoreye uko mubona hano rero Nyakazungu Nyabahire yaje mu mashimwe y'ibyo Imana yamukoreye ubundi byagenze bite Nyakazungu nakoze impanuka Imana yatita sinapfa kandi impanuka nayikoze ibintu bikomeye cyane yego ahantu nayijya hatita kuyuba ari mu kwezi kwa gatanu wari ugiye he ahatita kuyihuha mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2025 yego noneho nuko tuhita dukora impanuka turi kumwe n'abantu nuko tuhita nyine tunabivuga nyine kuko tabyo namenye uko byagenze kubera tena yiteketa mayikoma nuko mfita mu bitaro yari impanuka ya moto y'imodoka ni ya moto ni ya moto hari hagana aho hantu kuyubuha wari wagezeyo tayari twayikoreye abantu yitwa Tsibwa ariko abetse bayabura uvuye ubwo wari wategeye he natekeye hano mu kape
utega moto mm, mugeze ku ruhuha tu- tugeze hariya zibuka nyine niho twayikoreye. ubwo n'indi moto yabagonze cyangwa n'imodoka yabagonze ntabwo bitse kuko turi wenyine, sinzi uko tubyagenze kure, sinanabivuga birebire cyane kuko sinamenye nyine ukuntu byagenze, gusa nishatse kwa muganga nike nakwaye Kiboto kwa muganga watabye na yitsi twayikoze kuko cyumweru navuye muri koma ko kuwa gatatu. Abatumeze basuye mu minsi ya mbere kigikora ko kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri sinabamenye. ubwo ni ukuvuga ngo kuvaho ntumvishe n'ikintu cyakugonze, nkumva naraho uheruka gusura kuri moto. Mbega ndi kuri moto. umaze gutora ubwenge se bakubwiye ko byagenze bite? ta moto nyine tuyabikaniye agetse umugabo nyine watoye akuye utsabiye ko tubafuya nyine niwe wakiye nawe nyine yari arimo kwihuta yabikiye byose ariko kikoto nyine nakoze impanuka ubwo umumotari yakitse uko akayita keta. umumotari wakugonze wari uriho? ubu nayiteho. wari uriho ntacyo yabaye? yewe nyine takopetse yewe nziza kubera ko tukikekwa ariko nyine tako nyine turapfukana. bakubwiye ko se muri iyo mpanuka hari umuntu waba warasize ubuzima? agetse umuntu twari turi kumwe niwe wita nyine yewe wakomeretse cyane. umuntu mwamuri kumwe? mwari kuri moto muri bangahe? twari turi kuri moto turi babiri. n'ugutwaye? ni ukuvuga ngo umuntu wari ugutwaye niwe nawe yarababaye mu bababaye? uwabagonze nta makuru yiwe? nta makuru yiwe. tuva byari bigoye rwose, ariko turashima Imana ko wavuyemo muri bazima. ndatekereza ko umumotari nawe yatashye. nawe yayatatse. ubwo se umuryango wamenye amakuru gute? byagenze bite? bakubwiye se ko umuryango wamenye gute ko wakoze impanuka? nyine kubera nayo ifite agafone nyine meze kwako nayakuye nyine fone iyatsika ya pate yabuya ayo mukobwa twayayanaga bayamuhamagara bayabimukiya nawe nyine nawe siyava kubyemera akabona yuko kubeza. nyuma yaho bahamagara abo mu gihugu bayabibakiya ko kuwa mbere batsoka baza kuwutera. kuwa mbere batsoka baza kuwutera ni ukuvuga ngo kuwa mbere wari utaratora ubwenge? ntabwo wigeze umenya ko bahageze? ntabwo nabimenye. hanyuma se ubwo aho umaze nyine kugarura ubwenge, abantu wagiye ubona baza kugusura, byakoretse ko abantu bagukunda nyine bakwitaho? abantu batsekotse igihe namaze kugira nyine abantu batsekotsoya. ubwo byari mu bihe bitaro? batsekotsoya hano uko umugabe. wavuye aho ngaho ukoreye impanuka bakuzana mu nkambi cyangwa ibindi bitaro byabanje kukujyana? navuye Kibondo bahita bazana mu nkambi. Kibondo hari ibitaro? kubera ngo niho ubutabazi bwihuta babanje kugutwara? yewe yego ndabona ubu warakize umeze neza, turashima Imana. ubu umeze neza, uri kumva nta ngaruka z'iyo mpanuka ugenda uhura nazo? urumva warakize neza umubiri wose? narakize nyine ageze wenda kumuyaga iyo hasi nyine kubera afite imeze kubera y'insina zavuyemo nyine. hari ikintu ryavuyemo? bayikenye n'umuyaga uza kubera batarakomera. umenye ntarakomera? bivuze ngo n'ibintu bikomeye, habintu byinshi mu ryinya, bivuze ngo ibintu bijyanye n'ibintu bikomeye wabaye ubishyize ku ruhande, ibisheke biki? oya ikizegetse ntacyo bagukitsa kubera iyo ke kuko koyeza n'iteka.
ukoresha indiga uvuga ngo ibintu bijyanye n'igisheke byo uracyabishoboye umuyaga nicyo kibazo hanyuma se Nyakazungu ko turi mu bagusuye nanjye ni mu bagusuye ku wa mbere kandi wavuze ko abantu bo ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu utabamenye hari abo wamenye hari abo utamenye abantu bagusuye abo uzi n'abo utazi wababwira iki ndetse n'abagiye bazakometanya mu mutima kandi natwe ubuve ko n'abatsikanye nuko bamwe nyine bagiye ko basuye nyine peta nayize numva nyine ayifite abantu bari bari hafi yatse kandi barakoze bazakomeza natwe turabashimira rwose abasuye Nyakazungu Nyabahire Imana yo mu ijuru n'ubundi izabahe umugisha hanyuma rero birashoboka ko tutitwaje senti kuko amashimwe menshi buriya ari ukuntu uri umuririmbyi rwose turakubona turakuzi usiga umuririmbyi uri umuramyi mwiza w'Imana dushobora kuba tutitwaje senti nta nubwo tuyizi kwicuranga cyane ariko buriya nta nubwo Imana yumva senti ibayeho nyine ngo idufashe ariko icyo Imana yumva icyo turirimba ikiva mu kanwa kacu sibyo hari ukuntu umuntu ajya arwara akavuga ati nimva mu bitaro nimbona mvuye hano hantu hari ikintu nzakorera Imana umuvugabutumwa bati nzagenda mbwiriza ubutumwa ubwo ngize Imana ikankura hano hantu nzagenda mvuga ubutumwa umuvugabutumwa niko avuga umuririmbyi nawe akavuga ati ningira Imana aha hantu ari ngo arengakira nzaririmbira Imana rwose undi muntu ukora ikintu runaka bati ningira Imana nkava aha hantu nzakora iki wewe nka Nyakazungu Nyabahire igihe wari uryamye umaze gukora ubwenge wumvaga nuramuka uvuye aho hantu ugasubirana ubuzima bwawe nk'uko bwahoze wumvaga ari kuzakorera Imana mu minsi gutije rega buriya iyo turwaye tugakira buriya ni nkaho hari ikintu Imana ibitwongeye sibyo kuko hari abagwara ntibagaruke hari abakora impanuka benshi uzi bakoze impanuka ntibagaruka noneho rero wewe iyo rero ukoze impanuka uri mu bitaro akenshi uravuga ati ugahita uhiga umuhigo nyine ikintu uzakora nuramuka uvuye aho hantu wewe nuwe muhigo wahize urabutse ko mu bushobozi bwawe bukeya umaniki kubera yatetse umwuka kandi ifite ibavu yatsizeho zokwitoze oya ayibyize oya atayimaze kukihanuka nayavuze ko nikiyamana nzagusema nzavuga abadoze vuga ineza yawe yego kandi zikatiyibwa mu bushobozi bwawe bukeya nyine ukabona yiyibye kandi bamwe bakabyizimira cyane ni ukuvuga ngo wowe wahize umuhigo uravuga ngo nindamuka mvuye hano hantu nzaririmbira Imana nzazana abantu ku Mana biciye mu ndirimbo nzaririmba Imana izabigushoboza muri rwose ngaha turirimbira kuko ufite indirimbo zuzuye umutima ndabizi ufite indirimbo z'amashimwe nyinshi dusangiza abantu badukurikiye ku turirimbo tubiri cyangwa dutatu hanyuma dusoze kufite amazimwe mu mutima tuvuga imirimo yakoze n'ubu tubukeyetse ku buti kuko ntacyo nataze ntacyo nawe ufite amazimwe mu mutima tuvuga ineza yakoze gatatu ufite amazimwe mu mutima aho nuko Uwiteka yakoze yego n'ubuti bukeyetse ku buti ntacyo natatse ntacyo nawe amen ayi ni izina n'abateguye yaponye aho ivuga ko amakaya aho imbabazi ziwe zikitaba sinamenye uko mvuga ziyanyoboya
Yesu umutima watse ngwino nzage wayababaye iyo amakaya imbabazi ziwe zikitaba sinamenye uko vuga ziyanyoyeza Yesu umutima watse ngwino nzage wayababaye amen anakoze eka tipe akati tanyutse mu mutima watse fititipi bihupi taiti tambataka kufuka utipi tikutima Uiteka tipe yawe tiye bugufi Fite byiti byo kukukia yikoye kapitemo kimwe Tukamaya yatite Tukakianutse bikwiye umutima tanyutse mu mutima watse fititipi bihupi taiti tapataka kufuka utibye tikutima Uiteka tipe yawe tiye bugufi Fite byiti byo kukukia ikoye kapitemo kimwe Tukakianutse bikwiye Tukibibazo bitsinze umutima tanyutse amen amen Nyakazungu arakoze cyane murumva ko afite indirimbo z'amashimwe mu mutima wiwe nta kindi yabona yavuga uretse ngo amashimwe nizere ko ubutumwa rero bwa ndirimbo n'ubundi uzabukomeza nzabukomeza nimba ariwe muhigo wahize uravuga ngo Imana nikora ahantu uzaririmbira Imana utanga ivuga ubutumwa ryo kuririmba so bimeze ntiyagira abantu baguca intege ntiyagira mu rugendo tubamo rega abantu bahura n'ibintu byinshi uririmbira Imana uzana abantu ku Mana biciye mu ndirimbo zawe so bimeze ndatekereza ko abantu rero mwaguwe neza mwumvisha ubuhamya mwumvisha urugendo yahuye nago mwumvisha ibibazo yahuye nabyo mwumvishe indirimbo ziri ku mutima wiwe n'ubundi n'icyo babwira rero badukurikiye iki tunabagiya bakoze cyane kandi bataza bakomeza tukurikiranye bibutsa gukata kuri Skype basubiriremo ako kantu bibuke gukata kuri Skype ko Imana yacu n'umukeka w'ibihe bamenya byose n'ibitayabaho Imana ibeya Imana ibeya aho tutayeba Imana ibeya Imana ibeya aho tutayeba Imana yacu n'umukeka w'ibihe bamenya byose n'ibitayabaho Imana ibeya Imana ibeya aho tutareba Imana yacu n'umukeka w'ibihe bayimenya byose n'ibitayabaho Imana ibeya Imana ibeya aho tutareba amen nukuri Imana irebera aho tutareba aho hantu
Nyakuzungu nawe yarakureba aho utareba. ndetse Cyagihe wari muri koma Imana yakureba aho utareba. yarakoze cyane. Subiramo aho hantu gusa Imana irebera aho utareba. Wasubiramo nka gatatu. Ko Imana iyebeya Aho. aho Imana iyebeya aho tutareba Imana yacu n'umugeka w'ibihe bamenya byose n'ibitayabaho Imana iyebeya aho Imana iyebeya aho tutareba. Amen, 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 amen. Murakoze cyane rero abadukurikiye, murakoze cyane turabashimiye. Dushimira umutima wacu Nyakazungu, Nyabahire, wakoze cyane. Mana mwijwe umugisha ubonye umwanya waje, watubwiye amateka yawe, watubwiye iki Imana yagukoreye, uraturirimbiye abantu banezerewe. Ciao ciao. Turabonana utaha akagaruka kibisanzwe ni kuri channel yacu, channel yawe. Tutarasoza hari ukuntu uri kuririmba indirimbo nkazumva bitandukanye nuko nsanzwe nzumva. Nkumva ndazihawe buriya nimba kwera ko indirimbo ziba zifite imiziki myinshi umuntu atazumva amagambo neza ko none ko turaririmbaga nta senti kumva amagambo neza akaririmbo uzurimba kamfasha cyangwa tutarasoza tube ngo ugasubiramo bukeya twogera n'undi nawe gasingira akaba kamufasha kavuga ngo Imana yacu ni umugenga w'ibihe sa no gakonjuraho bukeya hanyuma dusoze. Imana yacu n'umukeka w'ibihe bamenya byose n'ibitayabaho Imana iyebeya aho Imana iyebeya aho tutareba Imana yacu n'umukeka w'ibihe bamenya byose n'ibitayabaho umutima zitukuwiteka yakoze n'ubuti bukeyetse ku buti kuko tatso natatse tatso nawe no kuyofito Aho nuko katakwitsa kayipu uvuga ngo nizogera nako katsokeya akoresha na comment nuko kugira ngo tuzakomeze nzaza komeza abayetse amakuru akomeza nyine. Sawa rero murakoze cyane.